UMUHUZA YASIPI TV. Iki ni igihe cyawe cyo guhembuka nawe ugahembura abandi. Yesu nashimwe cyane inshuti zanjye mwebwe mudukurikirana ku MUHUZA YASIPI, ndabakire mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana no gufashwa n'umwuka wera bibane namwe mwese aho muri. Rero aka kanya nongeye kubibwira amazina ni Byiringiro ISAIE, nkaba nkunda kugaragara no kuri channel yitwa UMUHUZA YASIPI TV. Nkaba ndi umukozi w'Imana, nkaba nkunda kuvuga ibijyanye n'ubwami bw'Imana bitewe n'iby'Imana yadukoreye. Umuntu witwa Paul Nanseregiza avuga ngo ntago ibiturimo bitwemerera guceceka, ahubwo bari bwo batangira ivuga butumwa bavuga Imana, bavuga gukomera kwayo. Hanyuma rero ngo iminyururu ibaboshye iradohoka. Ntago ari ryo jambo ngiye kwigishaho, ariko iyi ni channel iyobokamana ivuga ibintu by'isana mitima. Rero Imana ibahe umugisha, ndabakunda cyane. Nshuje abantu mwese mwakoze subscribe, kandi nshuje abari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengera bwaryo, mwese ndabashuhuje. Mu mpande enye z'isi ndabashuje, ku mugabane w'Uburayi, wa Aziya ndetse n'Amerika, mwese turabashuje. Rero n'abandi bantu badushyigikira mu buryo bumwe cyangwa ubundi, nabo turabashuje tubabwira ngo kuraje, Imana igibahe umugisha mu mirimo bakora yose ya buri munsi, amahoro y'Imana ajya abana nabo. Rero mfite uyu munsi ijambo ry'Imana rivuga ngo utwigishe kubara iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Ni ijambo riri muri Zaburi ibice 90 umurongo wa 12. Hanyuma rero mbere yuko dusoma iryo jambo, twabanza tukiragiza rurema waremye ijuru n'isi. Mana, turagushimye ko waturinze, ukarinda imiryango, ukarinda igihugu cyacu, ukarinda itorero ryawe, ndetse natwe tukaba turi bazima, duhumeka umwuka w'abazima, ntagiye kuba cyacitse. Nsengeye abantu bose bagiye kumva ijambo ryawe, reka rijye aho ribakura rigire naho ribageza, kandi amahoro utanga aruta umuntu wese yakibwira, abane n'umuntu wese ugiye kumva ijambo ryawe, mu izina rifite imbaraga ryanishije. Amen. Haleluya, 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 haleluya. Ndabashuje mwese 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 mwese, mwe mwakoze subscribe, mwe mwakoze like, mwe mwashyizeho comment, mwebwe mufata ibiganiro byacu mukabisharinga amagurupe atandukanye n'abandi bantu, mwese Imana ibahe umugisha cyane. Hari umumama umwe nzashimira by'umwihariko witwa Agata. Ikiganiro cyanjye cyose acunganwa na cyagata gikubitaho comment. Agata uri, Imana iguha umugisha kandi ubahwe. Amahoro y'Imana agomye kubana nawe, kandi Imana igomye kwagura imbago zawe uko bwije n'uko bukeye. N'abandi mwese kandi nuko mbasabiye, Imana ikomeje kubana namwe aho muri hose, turabakunda cyane. Rero nabwiye ngo tujye kugana ku ijambo rivuga ngo utwigishe kubara iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Ni ijambo riri muri Zaburi ya 90 ibice 12. Haravuga ngo 12 aravuga ngo utwigishe kubara iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Haleluya. N'aya magambo utwigishe kubara iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Suhuje ba Solange, ba Soso, ndetse n'abandi mwese mudukurikirana ku MUHUZA YASIPI TV, musharinga ibiganiro byacu, Imana ibahe umugisha. Rero dusaba ijambo rivuga ngo utwigishe kubara iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Nshuje na Claude, ndagushuje, ndabizi nawe ikiganiro cyanjye kigisohoka ukibona direct, gahita mbona comment yawe ngira ati nakubibonye courage. Nawe ndakubwiye ngo ujye utunga amamega every day, every time, ujye uhorana mega mu izina rya Yesu, kugira ngo dukurikirane ku MUHUZA YASIPI TV. Rero ngo utwigishe kubara iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. None ni ijambo niriwe ntekereza, ni ngute abantu bifashe. Iri ni isengesho rya Mose niwe wavuze aya magambo. Ni ngute umuntu
cyangwa se abantu b'Imana bifashe bakavugira Imana ngo twe dushaka ko utwigisha kubara iminsi yacu guhera ku wa mbere guhera ku itariki ya mbere kugera kuri 30, cyangwa guhera ku ya mbere kugera kuri 31 z'ukwa 12. Turashaka ngo twigishe uburyo tubara iyo minsi. Kubera iki basenze bavuga ati utwigishe kubara iminsi yacu uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge? Nuko nta bwenge bari bafite? Ese nuko nta mitima yari barimo? Aho no tugiye kuganiraho maze dusoza ikiganiro. Ntabwo mvuga byinshi, murabona ko ari amasaha nijoro. Uwiteka atwigishe kubara iminsi yacu. Hari indirimbo njya nkunda kumva ivuga ngo mbese Yesu aramutse aje nonaha wajya mu ijuru? Ese agusanze kuri izi za social media? Ese agusanze kuri WhatsApp? Ese agusanze uri muri korali urimo uvuga ubutumwa uku turi n'ahandi? Ese wajya mu ijuru? Mbese Yesu aje wajya mu ijuru? Iki ni ikibazo wakibaza, nanjye nakibaza. Reka mbabwire, turashaka ko gutunga iby'isi tujya tubasha kubara n'iminsi, tuvuga ngo n'umuntu twanamuguza amafaranga ku itariki ninza kwishyura yampe, none turi kuri zingahe? Ngo turi kuri 28 cyangwa se n'eshanu, kuri 30 nzayaguha. Noneho ukaba uzi kubara iyo minsi. Bano bantu bari bazi kubara iminsi kurenza twebwe, ndetse bari bazi kalendari, kubara amatariki n'igihe n'iminsi, ariko bavuga ati dukeneye kutwigisha kubara iminsi yacu. Kubera iki bakeneye ubutabazi bwo ko bagomba kumenya iminsi yabo? Uyu munsi rero muzaje ijambo rivuga ngo Uwiteka kwigishe kubara iminsi yawe. Noneho numara kumenya iminsi, umuhanzi witwa Jaride navuze ngo iminsi nzamara mu isi ngihumeka ntabwo nyizi, ariko icyo nzi ni kimwe, ni uko itazapfa ubusa. Muri iyi minsi Imana iri mu gahinda, iri mu kiriro gikomeye cy'abantu yongera igihe cyo kubaho, cy'abantu yahaye ubuzima, ariko umunsi bakaba batari gukoresha ubuzima Imana yabahaye neza. Imana irimo irabaza ngo mwansabye ubwenge. Hano Yakobo igice cya mbere umurongo wa 5 haravuga ngo niba hari ubuze ubwenge abusaba Imana, niba hari umunyamasengesho, niba hari umuvugabutumwa, niba hari umuhanuzi ubuze ubwenge abusaba Imana, Imana ibumuhe maze agende ari umunyabwenge, agende ari umuhanga. Rero birasaba iki kugira ngo dutunge ubwenge bw'Imana? Nuko turi bugaragare nk'injiji imbere y'Imana, tugaragara nk'abantu badafite ubwenge kandi yarabuduhaye, tuyereke ko dukeneye ubwenge. Imana rero ntabwo ikunda umuntu uzana agatuza aza yakareze. Imana ikunda umuntu uza yoroheje, akereka Imana intege nkeya ziwe, hanyuma Imana igafata za ntege nkeya ziwe ikazishyiramo imbaraga zayo. Rero turi kuja mvuga ngo utwigishe kubara iminsi yacu. Rero Yesu yaravuze ngo nimuzajya musenga mujye musaba iby'uyu munsi, ntimujye musaba iby'igihe kindi, mujye musaba iby'uyu munsi. Muvuga ngo data twese mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze, ibyo ushaka bibe mu isi nk'uko bikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungwa ry'uyu munsi uriduhe. Ni ukuvuga ngo iri sengesho cyangwa se aya magambo yose yavuze, njyewe nyibajijeho nsanga dufitanye urubanza n'Imana. Uyu munsi umuntu wese arajya kugura umukandara ku isoko. Turimo turavuga ku ijambo rijyanye n'iminsi. Twigishe agashaka umukandara w'uruhu, inkweto y'uruhu, imyenda y'uruhu, ibintu byose ibintu bikomeye, akagura inkweto ikomeye, akagura ishati ikomeye, akagura ibintu byose, kandi yajya kubaka akubakisha ibintu bikomeye. Noneho aba ngaba baba bari kugaragaza ko utwigishe. Simvuze ngo ntitugure ibintu bikomeye, simvuze ngo ntitugure ibintu by'impu, ntitugure ibintu bigize bite, tubigure, ariko tubara n'iminsi yacu. Haleluya. Twandikiwe idonariyo imwe ku munsi. Nitugira umugisha ikazitungura zikaba 3 cyangwa 5, dufite umugisha ku Mana. Rero Uwiteka twigishe kubara iminsi yacu uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Aho uri rero saba Imana kwigishe kubara iminsi yawe. Ese ubundi iyi minsi umuntu yayibara ate?
ese yabwirwa n'iki ko Yesu avuze ngo nubwo ngiye muzisangiriye muzi n'umunsi n'igihe, ariko igihe nzaza nta n'umwe ukizi, nzaza nk'umujura, kandi ngo nzaza nsanga ngo umugore n'umugabo bari ku gitanda kimwe, umwe agiye n'undi asigare. Nzaza nsanga abahinzi babiri bari mu murima, umwe agiye n'undi asigare. Nzaza nsanga, ni ukuvuga ngo Yesu ntabwo yavuze igihe azazira, ariko aha bakubwira twigishe kubara iyo minsi. Ngo umunsi umwe ngo abafarisayo n'abasadukayo bigeze babwira Yesu ngo twigishe iminsi, tubwire uko tugomba kwitwara mu gihe nk'iki. Arangije Yesu aravuga ati ngo iyo mubonye imvura ikubye cyangwa se ikirere gihindutse baravuga ngo uyu munsi imvura iragwa. Iyo mubonye izuba ririmo rirasa cyangwa mukabona ririmo rigenda ikirere gihindagurika, mutavuga ati iki gihe ni ikinga cyangwa se si ikihinga. Noneho aravuga ngo none mw'abafarisayo ko muzi kugenzura iminsi, ibihe, ko mumenya ibihe mukamenya ngo uyu munsi imvura iragwa. Tujya tubireba kuri biriya bya temperature, simbizi uko babyita, biriya by'ikirere, bamenya iby'ikirere, bavuga ngo ejo imvura izagwa, kandi koko ikagwa. Ejo izuba rirasa saa 12:18 bikaba ariho iyo saha rirasiraho. Kuri iyi tariki abantu mwese muzagerageze muce ruhurura, kuko ibi bihe, ibi byumweru kare bizakurikiranwa n'imvura ikomeye. None wese avuga ko muzi kugenzura ibyo bintu, kuki mutamenya kugenzura iminsi yanyu? Ko muzi kugenzura ibihe, mukagenzura ko imvura igwa cyangwa ntigwe, mukagenzura yuko uyu munsi imyuzure iri bube kandi iyo myuzure ikaba, kuki mutajya mutekereza kubara iminsi yacu? Iyi minsi rero ntabwo uzayibara ngo none ngo n'uyu munsi ngo uyibare, uzayibarishwa nuko uri kwitwara mu buryo Imana ishaka. Kugenda wigengesere nk'umuntu uri gupfa uwo munsi, kugenda umeze nk'umuntu utwaye amabanga y'Imana. Abakera batubanjirije bari bakijijwe cyane. Njya nkunda kubivuga hano mu Baheburayo ibice 11:13, ndabisubiramo. Abaheburayo ibice 11:13 haravuga ngo abo bose bapfuye batarabwa ibyasezeranijwe, ngo ariko babibonaga nk'ibizasohora ejo mu gatondo, akaba aribwo babona aribwo bizaza. Ibyo bigatuma bahora bavuga ngo twebwe turi abashyitsi, turi abimukira, gakondo yacu iri mu ijuru ku Mana Data. Byatumaga bahora babara iminsi yabo. Haleluya! Byatumaga baravuga ati turi abashyitsi, turi abimukira, gakondo yacu iri mu ijuru ku Mana Data. Ibi bigatuma bahora bakumbuye ubwami bw'Imana. Ibi bigatuma bahora bishimiye kuzabana n'Imana akaramata. Nawe uyu munsi urimo uragenzura iminsi yawe? Ese uri kwitwara ute muri uru rugendo rwawe? Ese ujya wicara kuvuga ngo uyu munsi hari igihe nzirirwa muri iyi si sinyiraremo? Nabyo ujya ubimenya ko hari umunsi umuntu azirirwa muri iyi si, ariko yamara kuyirirwamo ariko ntayiraremo, cyangwa akayiraramo mu rukerera bugacya atakiyirimo. Hari ahantu nzi umunsi umwe ku Gisozi, ni ibintu byabaye, ntabwo ari bya bindi bya tereme cyangwa se kera. Ku Gisozi hari umuntu wigeze apfa, bari mu muryango remezo barimo basenga, bamumenyereyeho ko ari gutera rya sengesho bita Lazarus, sindizi, gusa abatanze amakuru bari bari aho mu bonzi, bavuze ko ngo yaragiye gusenga, bamukoraho, yajyanye umuntu ku bibero ngo bamukoraho bamukangura ngo atere rya sengesho, basanga yagiye kare. Kubera iki? Umunsi wari wageze. Utwigishe kubara iminsi yacu, byo bituma dutunga imitima y'ubwenge. Saba Imana ikwigishe kubara iminsi yawe. Ese iminsi yawe urayizi? Turimo turashaka iterambere, turashaka gukira vuba, turashaka kugira ubutunzi, ariko bara n'iminsi ufite muri iyi si. Impamvu abantu dusigaye tutagikumbura gakondo ejo ni ukubera iki? Ni uko dusigaye dukunda kuba mu isi cyane. Ntabwo dushaka kuva mu isi, dushaka kuyitindamo. Ibi biraryoshye n'ibi biraryoshye, ejo hararyoshye, ejo bundi tuzinjira 2024. Benshi bamaze kuyipangira uhereye mu kwezi kwa mbere, kwa 10, kwa kabiri, kwa gatatu kujya kwa 12, bamaze gupanga. Hari n'abateguye imishinga mu kwezi kwa karindwi, mu kwa karindwi
karindwi nzaba mfite ubukwe, nzakora igikwe. Hari n'abateguye gufata irembo muri uku kwa mbere cyangwa mu kwa kabiri. Abantu bateguye ibintu bitandukanye. Hari n'abateguye kuzubaka inzu bakagura, bagusanura cyangwa se kubaka ibibanza cyangwa se kugura ibibanza. Abantu bamaze gukora bije za 2024. Aha rero ahangaha ni ijambo ry'Imana rizavuga ngo utwigishe kubara iyo minsi bizatuma dutunga imitima y'ubwenge. Uzatunga umutima w'ubwenge ute? Ese iyo minsi yo uzayibara ute? Uzayigenda nutemo n'Imana? Biragusaba gusaba Imana ubwenge bwayo, biragusaba gusaba Imana ikaguha ineza yayo, ikagukora ku maso, ikagira ibyo guhishurira, ikakwereka uburyo ugomba kwitwara muri iyi minsi. Turi mu minsi igoye abagenzi, turi mu minsi iruhije. Yesu yavuze ngo mu minsi izaza, mu minsi izaza, niko Pawulo yandikiye Pawulo yandikiye Timoteyo, amubwira ngo Timoteyo we, mu minsi izaza abantu bazaba bikunda, bakunda imbiya, abantu bazaba birarira, biyemera, bihimbaza, bivuga ibigwi, ndetse bavuga ibitangaza, bavuga ibisubizo. Ariko wewe hoho uzirinde, uzaba ari iyo minsi neza. Muri iyi minsi wowe uri kuyitwaramo ute? Ese Yesu aje uyu munsi byakugendekera biti? Ndakubwira nibwira, njye wese Yesu ansanze uyu munsi byangendekera biti? Ese wowe Yesu aramutse aje uyu munsi byakugendekera bite? Biragusaba kubara iminsi yawe, biragusaba kugendana n'Imana ikakwigisha uko ugomba kwitwara, kuko ukeneye ubutabazi bw'Imana, ukeneye kugendana n'Imana. Ngo Eliya yagendanye n'Imana irangije iramugabira. Gendana n'Imana izakugabira ibyo so na nyoko bataguhaye. Gendana n'Imana ibyo umugore cyangwa umugabo ataguhaye Imana izabiguha. Wowe bara iminsi yawe, yibare wegera Imana. Umuhanzi witwa Theo yaravuze ngo dukorere Imana nk'abantu bazapfa ejo mu gitondo, tutitaye ku by'isi bitagiranye nabyo. Rero ngo utwigishe kubara iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Saba Imana iguha umutima w'ubwenge, ugendane umutima w'ubwenge. Ndimo nkunda kuvuga ngo usenge Imana yawe ugifite umwanya, kuko iyi si igiye guhinduka kandi ntabwo izongera kubaho ejo utazavuga ngo ntabwo wumvishe. Izi cano zose ubona ziriho ziyobokamana zaje ziziye kugira ngo ejo tutazazana inzitwazo. Njyewe iyo mfite umwanya mba numva ijambo ry'Imana inshuro nyinshi, kavuga ati si iri jambo ntacyo ribwiye. Abantu muri iyi minsi twabaye nk'igikeri cyangwa se nk'ifi. Ifi ihora mu mazi ariko igahorana amagaragamba, igikeri gihora mu mazi ariko kigahorana amagaragamba. N'umukristo ahora mu butayu, agahora mu misozi, agahora mu byumba, agahora mu materaniro, akiyiriza, agasenga, ariko agahorana ibyaha. Kuki ibyaha bihoraho? Yiyirije, yasenze kandi yanahanuye, yaneretswe. Kuki ibyaha byitugatuga kure bikamuzingitiraho? Ni ukubera icyo atarwanya icyo cyaha kimuveho. Dukeneye imbaraga z'Imana, dukeneye kubara iminsi yacu. Iyi si dushaka izarangirana nayo. Muri iyi minsi abantu bakunda amafaranga. Nanjye uri kuvugira kuri cano sinyanga, ndanayashaka, nawe nafite uyame, ariko ndagira nkubwire ngo ibyo dushaka bizarangirana n'iyi si. Senga Imana yawe ugifite umwanya. Iri ni itangazo maze iminsi ifite, numva nshaka kubwira abantu bose, Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi n'abari hanze y'igihugu. Musenge Imana mugifite umwanya, kuko isi igiye guhinduka kandi ntabwo izongera. Ejo utazavuga ngo Mana ntabwo numvishe. Iga kubara iminsi yawe. Senga utagendeye kuri runaka, senga utagendeye kuri pasiteri, senga utagendeye ku mushumba, senga utagendeye ku muhanuzi, senga utagendeye ku muvugabutumwa. Senga ushaka Imana imwe yica ikanakiza, ushaka Imana imwe izaguha ubugingo, maze ikwigishe kubara iminsi yawe. Iyi Mana iyo wamaze kuyisaba ko ukeneye ko ikwigisha iyo minsi, yo ubwayo iragusanga. Umutima wawe hari ibintu ugenda ukubwira, rekura, fata iki kirekure n'iki kirekure. Biragusaba iki? Kugomba gutunga umutima w'ubwenge.
Bibiliya iravuga ngo umunyamakenga yabonye ibibije arabyikinga. Uyu ni umunyabwenge, iyo abonye ibibije arabyikinga akajya ku ruhande akabireka bigatambuka akabona gukomeza inzira. Ntabwo umunyabwenge abitega agatuza ngo akarege. Hari ibintu bijya biba ngombwa ko tubyikinga bigahita tugakomeza izindi nzira z'ahangaha. Uwiteka twigishe kubara iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Saba Imana ikwigishe kubara iminsi, ikwigishe kugendana nayo, ikwigishe. Kandi reka mbabwire, abantu ba kera nabivuzeho bakundaga ijuru, bakujya bavuga ati uyu munsi nubwo twapfa gakondo yakiri mu ijuru ku Mana Data. Imana ibaho umugisha, ndabakunda cyane. Reka dusenge Imana. Imana itwigishe kubara iminsi yacu, itwigishe kugendana nayo no gukorana nayo. Icyo kizatuma dutunga imitima y'ubwenge. Kandi Yakobo arongera yandika, Yakobo 5, yaravuze ngo nimurwanya Satani azabahunga, ariko nimumurwanya azarwakira. Rwanya Satani, usaba Imana iguhe ubwenge bwo kumurwanya. Rwanya Satani, usaba Imana iguhe imbaraga zo kumutsinda no kukuneshereza. Ndagusabye uyu munsi ngo usabe Imana iguhe ubwenge bwayo. Ureka ubwenge bwawe ntabwo bwuzuye, ntabwo buhagije. Saba Imana iguhe ubwenge bwayo. Dufite umuhanga umwe witwa Salomo, yari afite ubwenge bwinshi, ariko abwira Imana ngo ndashaka ubwenge. Imana itungurwa n'uburyo ki Salomo yasabye ubwenge. Imana iravuga ngo kuki mfite ibintu byinshi mu isi by'ibinezeza ukansaba ubwenge? Imana iravuga ati icyo unsabye ndakiguhaye, kandi ngukoreye n'ikiruta icyo ngicyo. Ndeka mbabwira, mureke dusaba Imana ubwenge bwayo. Ubu dukeneye, ubu twiga mu mashuri ni bwiza, ariko dukenera ubwenge bw'Imana. Mana, turagushimye ko uri umubyeyi mwiza, udukunda, utugiriye neza kubw'ijambo ryawe. Nyemerera utwigishe kubara iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Nsengeye abantu bose bumvishe ijambo ryawe, ubahe gutunga imitima y'ubwenge. Ab'iki gihe bakeneye ijambo ryawe, duhe kugira imitima y'ubwenge, duhe kugendana nawe, duhe kuvuga tuvugishijwe nawe. Abiyoboraga bayoborwe nawe, abayoborwaga na kamere ntiyongere kubayobora, bayoborwe n'umwuka wawe. Duhe kugira imitima y'ubwenge. Dukuremo imitima y'intare, imitima itari y'ubumuntu, imitima idafite urukundo, imitima itagira kugira impuhwe n'imbabazi. Iyi mitima uyidukuremo, uduhe gutunga imitima y'ubwenge. Nsengeye abanyarwanda bose aho bari mu gihugu no hanze yacyo, ngo bahe gutunga imitima y'ubwenge, ubahe gutunga imitima y'ubwenge, ubahe gutunga imitima y'ubwenge. Udukuremo inzangano, udukuremo inzika, udukuremo amakimbirane, udukuremo umwiryane, udukuremo amashyari, maze uduhe umutima w'ubwenge. Tugende tubara iminsi yacu, tumenye ko ari wowe Mana. Umuntu wese amenye ko ari wowe Mana, umuntu wese amenye ko ari wowe Mana. Reka utange imitima mishya ku bantu bawe. Abantu bose imitima yari yarabaye akahebwe, yongere ikorweho n'iri jambo ryawe, yongere yorohe. Imenye ko hejuru y'ubwenge hari ubwenge bwawe, hejuru y'abakomeye n'ibintu byose byishyize hejuru ko hari imbaraga zawe. Tanga imitima y'ubwenge ku bantu bawe, kugira ngo batunge imitima y'ubwenge, kandi ubigishe rwose. We rero naho utubere umwarimu, we rero naho utubere umuntu ukomeye, utubere umwarimu mwiza. Uwiteka, utubere umwarimu mwiza, utwigishe kubara iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Nsengeye abarwayi, nsengeye abari kwa muganga, nsengeye ababyeyi bagiye kubyara, nsengeye ababuze urubyaro, nsengeye Mwami Imana ingeri zose zo ku isi, ngo uzigirire neza. Kandi abari kugutabaza ngo batabare, ubamurikishirize mu maso hawe. Urakoze rero, tanga imitima y'ubwenge ku bantu bawe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha mwinshi. Ndabakunda cyane hano ku Umuhuza YASIPI TV, kandi ni ukuri ndabakunda cyane. Imana ijye ibagirira neza cyane. Hari abantu ejo bundi bambwiye ngo ese byakunda ko dusengana bitari kuri social media? Nta kibazo, ndabyemera cyane, tugafatanya gusenga Imana, kuko na Mose ubwe ntabwo yari yihagije. Hari abacitse intege, bamutega amabuye mu maha, hano ngaha mwene hano, bamutega amabuye manini kugira ngo amaboko ajye hejuru ngo babashe gutsinda. Umuntu umwe nta kintu yashobora kwigezaho, cyangwa se yanakigeraho bitewe n'umuhamagaro Imana yamuhamagaye. Ariko abantu bafatanye mu maboko biba byiza, kuko Dawidi na Natani bari agati gakubiranye. Imana ibakoresha ibyo
uko ari. Rero Imana ibaha umugisha mwebwe mwese mwakoze subscribe, kandi nawe uyikora, nawe ureba ibiganiro byacu utarayikora uyikore. Hari akandi nibutse, hari umuntu wambwiye ngo ngewe buri kiganiro cyawe ndayikora, ngo none nsigaye nyikora bikanga. Uyikora rimwe, ntabwo uyikora kenshi. Ukandaho rimwe biba bibaye, uba wiyandikishije, uba umaze kugenda kuba umaze kuba umuhuza, umaze kuba inshuti y'umuhuza. Ikiganiro cyose dusohoye uhita ukibona direct kigisohoka, ndetse n'amasaha gisohokeye n'itariki byose ubibona. Nta kintu na kimwe kigucika kivuye ku muhuza cyangwa n'andi wose wakoze subscribe. Rero uyu mwanya Imana ibaha umugisha, ndabakunda cyane. Amahoro y'Imana no gufashwa n'Umwuka Wera, ubuntu bw'Imana n'amahoro yayo bibane namwe mwese, kandi amahoro Imana itanga aruta umuntu wese yakibwira, arinde imitima yanyu none n'iteka ryose. Amen.